turabasuhuje mwese bakunzi ba Jeanne BTV nkuko twabibasezeranyije ku munsi wa noneho twabazanye babakobwa mwari mwarabidusabye kenshi muri comment mukatubwira ngo tuzabazanira abakobwa bakina muri filime yitwa Isano n'Urukundo. Rero ku munsi wa none twabazanye nkuko murimo kwibona kuri kamera za Jeanne BTV abakobwa beza murabareba rwose bicaye baranabasuhuje cyane ngira ngo. So reka duhere hirya ku ruhande rwo hirya uwo mukobwa aratangira yibwira abakurikiye kamera za Jeanne BTV amubabwira amazina ye mu buzima busanzwe ndetse n'amazina akoresha muri filime. Twakwakeye. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Gaju Anita, hanyuma izina nisha muri filime nitwa Deborah. Okay, urakoze cyane Deborah. Mwambyumishe neza yitwa amazina ye mu busanzwe Gaju Anita, ariko muri filime Isano n'Urukundo akinamo yitwa Deborah. Twakiriye umukobwa mwiza cyane uri hagati. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Omoro Diane, ku izina rya filime nitwa Joanna. Mwabyumvishe neza abadukurikiye yitwa Joanna muri filime Isano n'Urukundo. Twakwakiriye nawe mukobwa. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kirabo Jovia, muri filime nkaba nitwa Paula. Ya, nkuko mwabyumvishe rero bakunzi ba Jeanne BTV, kuri kamera zacu turi kumwe na Deborah, tukaba turi kumwe na hajya bamwitande na Joanna ndetse na Paula. Rero bakunzi bacu ba Jeanne BTV mwabibonye neza ko twabazanye guturuka muri filime Isano n'Urukundo. Akabazo kamatsiko mbere na mbere mfite. Filime yitwa Isano n'Urukundo ni filime ikunzwe cyane muri no minsi, irimo gukurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Namwe muri bamwe mu bakinnyi bayikinnyemo. Ese gukina iriya mano nyine ukuntu ngiye mbona mwagitinga mbona ari ibintu byiza ku buryo bidasanzwe, ku buryo muri make nyine nabikunze pe. Naye ndayikurikirana filime yanyu ngira ngo ubu ngubu igeze kuri episode ni ya 7 ni ya 8, ngira ngo ni ya 7 ni kuri episode ya 7. So njya mbona mukunda gukina mugakina cyane cyane Paula na Joanna, mbona bakina ari bashiki b'umuhungu witwa Tom. Yes. Ukura kuntu mukina ko mukina nkaho ari umuryango umwe n'umundi usanzwe uvukana, niko bimeze bite mu buzima busanzwe muravukana? Oya, ntabwo tuvukana mu buzima busanzwe, gusa nyine iyo dukina tuvukana. Njya mbona murakina rwose ukagira ngo muri abavandimwe mu buzima busanzwe. Yewe bajyaga batera comment bakavuga tuzabazane kugira ngo tubabaze. Abona ntangi bwanjye bikancanga nyine nkibaza se bavindimwe, ni mpamvu twabazanye rero kugira ngo mutumara amatsiko. Aya. Ntabwo tuvukana. Mwabyumvishe rero bakunzi ba Jeanne BTV ko babakobwa bajya ntago bavukana, ni muri filime gusa. Deborah nawe akina ari mu rukundo n'umuhungu witwa Tom. Yego. Ariko nyuma tukaza no kuza kubona arimo kugambanira umuntu witwa Tom. Deborah, Yego. muri filime muri mu rukundo cyangwa murimo kugambanirana bimeze bite? No. Turi mu rukundo ariko bitewe n'uburyo nahemukiwe byarananiye kwizera cyane ngo nizere Tom. Nyine mufata nk'abandi noneho bigatuma ahubwo nkunda ibintu cyane kuruta Tom. Yego. Ariko nani bagiye no kwabaza kandi kabazo kamatsiko wenda cyane cyane nko kuri Deborah. Deborah mu buzima busanzwe se Tom yaba ari sheri wawe cyangwa nibyo muri filime? Oya, nibyo muri film. None buriya ku bakinnyi ba filime hari utuntu tujya tutugoraho cyane. Ukina nka kuriya nyine wenda urimo gukundana n'umuhungu nka kuriya cyane cyane dore ko uracyari na single, mu kanya gato ukongera ugakina urimo kumupangira imipango nk'iriya ujya kumwiba nabonye. Buriya ubasha kubihuza gute muri societe iyo ugeze nko hanze niba gufata nk'igisambo bimeze bite? Oya, kariya nakazi namwe bantu rwose mukurikiye kuri iyi channel ya Jeanne BTV, kariya nakazi mutazantinya. Naza kuburana sheri yewe. Biba byiza nyine iyo babwije ukuri kubera ko urumva nk'abantu bagukurikiye kuri kamera bashaka kuzavuga sura mukobwa si igisambo. Oya, busanzwe ndakana keza. Umuntu akaba yanamugambanira ugashiduka nyine n'abahungu bagutiye.
oya ubusanzwe ndakana keza kuri hano gushaka umugati. nabishije abakunzi ba JNBTV. Debora nubwo akina kuriya nyine agakina teretana mu kanya gato yagakina arimo gushaka kugambanira umukunzi we, ni akazi kandi bibaho bijya binashoboka cyane. Yego Joanna n'umwe mu bakobwa bakina neza muri iriya filime, ndetse abakunzi ba JNBTV nabo baramukunda cyane, bifuje rero no kuba bamukurikirana kuri kamera zacu. Joanna ukina neza, ese mu buzima busanzwe Joanna ni muntu ki? Mu buzima busanzwe nyine nta bundi kintu cya mbere, nta muntu ujya wimenya cyane sibyo, ariko nyine nta kibazo pe, ko mubona nyine muri filime mba meze nitonda, no mu buzima busanzwe niko bimeze. No mu buzima busanzwe uba witonda kuriya? Yego. Ko mbona mu buzima busanzwe mukunda kugendera kuri kondisiyo zo mufata nka musaza wanyu muri filime Isano n'Urukundo. No mu buzima busanzwe ngira ngo ushobora kuba ufite nyine kondisiyo runaka ugenderaho kugira ushobora kwangirika zikaba zakubangamira. Iz'ababyeyi. Nk'ababyeyi bawe. Yego. Ni byiza rero. None Joanna mu buzima busanzwe se ni muntu ki, akora iki? Mu buzima busanzwe nyine njye ndiga bifatanyije n'uyu mwuga wo gukina filime. Joanna yiga mu mwaka wa kangahe kugira ngo abakunzi ba JNBTV babashe kuba basobanukirwa? Yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Ikigaragara kirimo no kwitegura gukora ikizamini cya toronkwa. Yego. Okay. Dukurikizeho Paula. Yego. Paula twakwakiriye kuri kamera za JNBTV. Nawe wasuhuza abantu bagukurikiye kuko nawe urakunzwe cyane guturuka muri filime y'Isano n'Urukundo. Ese wowe Paula ni muntu ki? Igerageza nyine kwisobanurira abakunzi bawe muri make. Ndabasuhuza cyane nanjye, gusa nyine Paula mu buzima busanzwe ndi umwana witonda, ukunda gusenga, unakiga nyine mu mashuri yisumbuye. Wowe wiga mu mwaka wa kangahe? Niga senior 3. Wiga senior 3. Ikimenyesho cyo mwese murimo kwitegura gukora toronkome. Ariko twavuye kuri Debora tutamubajijeho gato nawe. Biba byiza nyine y'abakunzi bacu babashije kumenya se abakinyi bacu ba filime dukunda bakora iki mu buzima busanzwe, babayeho bate. Duhereze Debora nawe tumubazeho gatoya. Debora, wowe mu buzima busanzwe uri muntu ki? Mu buzima busanzwe ndi umuntu uri aho usanzwe, ntabwo ndi umunyeshuri nk'aba bagenzi banjye. Amashuri yanjye nabaye nyacumbikishirije mu senior 6. Yego. Ariko ishuri riracyakomeza muri make. Oya kwiga ntabwo bijya birangira. Uracyakomeza no muri filime buri arigaho urimo kwiga ibindi nyine kwiga birakomeza igihe cyose. None Debora mu buzima busanzwe afite ababyeyi? Yego, afite ababyeyi. Bivuze ngo Debora ni umukobwa ukibana n'ababyeyi. Yego. None iyo babonye nk'iriya myitwarire yawe, uburyo ukina muri filime witwara ku muhungu, bikaza kugera naho umugambanira, babasha kubyiyumvisha se bakaba bagushyigikira mu kazi ukora, babyakira bate? Nabo barabizi kubera yuko ni ababyeyi basobanukiwe nyine ibijyanye n'impano y'umwana, nyine uburyo bashyigikira impano y'umwana. Rero ntabwo babikontaho cyane ngo bumve yuko ibyo ngiye gukina ngiye kuzana babyo. Baranshyigikira nyine muri make baragushyigikira umuryango wawe. Ntacyo bibatwara. Bakunzi rero ba JNBTV mwabyumvishe neza ko kuri kamera zacu twa turi kumwe na Debora, turi kumwe na Joanna ndetse na Paula. Akaba ari abakinnyi bakunda gukina cyangwa se bakina filime nyarwanda, akaba ari abakinnyi bakina muri filime imenyerewe cyane. Ngira ngo hari n'izindi mwakinyeho, ariko mu busanzwe hari n'izindi filime mwakinyeho zitari Isano n'Urukundo cyangwa n'Isano n'Urukundo mwakinyeho bwa mbere? Zirahari. Zirahari? Yego. Nizihe wenda kugira ngo abadukurikira babashe kuba bakomeza kubakurikirana bitewe n'impano yanyu bakunze?
harimo iyitwa kugera kure siko gupfa. nayo iboneka kuri iriya YouTube channel mushyiraho amavideo yanyu. Yego. Ya bakunzi rero ba Jeanne B TV, murabyumva ko bano nabakinyi ba filime nyarwanda bakirimo kuzamuka ariko barimo kubyitwaramo neza. Bano bose uko mubareba kuri kamera za Jeanne B TV nabakinyi bakina muri filime imwe yitwa Isano n'Urukundo, ariko urumva ko hari n'indi filime bakinyemo yitwa Kugera kure siko gupfa. Ubwo rero bakunzi ba Jeanne B TV mwagerageza gusura channel yabo. Channel yanyu yitwa ngo iki? Tom Empire. Ya channel yabo yitwa Tom Empire, niyo banyuzaho filime zabo, mukaba mwabakandira subscribe, mukaba comment na share, ibihangano byo bikabasha kuba byagera kure muri rusange. Yego. Mwakoze cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, twizere ko n'ubutane tubakenera nitubatumira kuri kamera zacu muzatwita.